Ntabwo mfite umugore, ariko hari ibimenyetso bine bishobora kukubwira ko umugore wawe aguca inyuma. Buretse nkubwire, ibi bimenyetso ni bine kandi ntibigombera ngo abanza ahakane anarahira ku Mana niyo yaba ari kurira. Ntuzigire wirengagiza ibi bintu. Abagabo murarira buri munsi ngo abagore banyu babaca inyuma, bigera naho umugabo bamubyaraho abana 8 bose batarabe, agakomeza akabarera, agakomeza kwishyura amafaranga y'ishuri. Mu kubyumva neza, umuntu wese unkurikiye nonaha agomba kubanza kumenya ibanga rimwe: umugore uca inyuma umugabo we ntabwo abivuga. Umugore iyo aguca inyuma arahinduka. Ntabwo ashobora kukubwira ko ari kuguca inyuma, icyo akora abigusangisha mu buzima bwawe. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona yahinduye imvugo, atangiye kwitwara ukundi, asigaye abacecetse cyane. Nk'urugero, abagore turabizi ko ari abantu bavuga cyane mu busanzwe. Ntabwo azakubwira ngo ndakurambiwe, ariko imico ye izabikwereka. Dore nguko uko uzamenya ko umugore muri kumwe atakiri uwawe, yarenze umurongo rwose ntarengwa, niyo yaba arahira ku Mana ko akigukunda. Umugore uri kuguca inyuma, ndagira mwumva aka kantu: telefone ye ihinduka inshuti ye magara. Itegereze telefone ye, hariya niho ubunyangamugayo bwe bwihishe. Usanga telefone ye ihora yubitse hasi, ihoramo urufunguzo y'imuhora iruhande. Tekereza umugore ujyana telefone mu bwogero cyangwa se dushe, akunda kwandikirana yihishe. Usanga yisetsa iyo asoma ubutumwa runaka kuri telefone, ubusanzwe atanatuma wowe unabona. Uzabibona kariya kamwenyu, inseko ihora ku maso ye, iboneka byonyine iyo bari kumushimagiza. Uzamubaze uti mbese ni iki gisekeje, azakubwira ati ntacyo. Nyamara nta kintu na kimwe ntacyo cyatuma umugore ashashagirana mu maso gutyo niba ntacyo wowe wamukoreye. Ikintu agukorera, iyo ukigira icyo ubimubazaho, azakwita umuntu utiyizera, uteye ubwoba, uragenzura cyane nawe ugakabya. Ibyo ntabwo ari ukwirwanaho, ahubwo ni ukwivanaho ibintu. Mu mubano wawe nawe iki gihe, ukuri nuko telefone ye wakoresheje muvugana ubu noneho izaba yatangiye kuba ikiraro cyaka umuriro kimuhuza n'abamugutwara. Bagabo ndabasuhuje, nitwa Samuel Mugisha, iyi ni Telemontagne Rwanda. Ikiganiro ni agatabo amasomo y'ubuzima. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso biranga umugore uguca inyuma. Twibuke ko buriya abagore bakurusha ubwenge, abagore barashukana, abagore ni incakura, abagore ibyabo ni ibibazo. Kora subscribe uzajya ubona ibiganiro by'ubwenge guhera uyu munsi. Ikimenyetso cya kabiri: inshuti z'umugore wawe ntabwo zikigura icyubahiro wahoranye. Inshuti z'umukobwa wawe, umusheri wawe, fiance, ntabwo zikigufata uko zagufataga mbere. Buriya mbere y'uko umugore wawe ahinduka, habanza guhinduka inshuti ze. Inseko zabo zirahinduka, uko bakwitwaragaho bitangira kuzamo ukwibaza kwinshi. Amaso yabo bayahunza kure yawe, kubera ko abagore baganira buri kimwe. Niba guca inyuma barabizi, ntabwo bamuguteza, bazarinda ikinyoma cye bagusekera inseko z'uburyarya, ndetse no kuguhunza cyangwa se kugusuhuza bitabafasheho. Uzumva bikubangamiye mbere y'uko unabisobanukirwa. Inshuti ze nizitangira kugutwara bitandukanye, ntabwo bari kubona wowe ukundi, ahubwo babona ibyo uwo mugore agukorera mu bwihisho. Uko ntabwo ari uguhurirana, ni ibintu bibi cyane. Ikimenyetso cya gatatu cy'umugore uguca inyuma ni uko buri kibazo cyose umubajije gihindukamo impaka. Gusa mbere y'uko dukomeza, reka dufate akaruhuko, turaje tugaruke mu kanya ubundi tubisobanura ibyo ngibyo. Urubuga Life Compass ni urubuga rugira abantu inama ku buntu nk'izi. Life Compass Rwanda, ushobora gukanda kuri link nashyize munsi y'iyi video no muri comment, ubundi ukabasha kuba wagisha inama ku byerekeye urukundo, ubuzima, amafaranga ndetse n'imibereho.
wabona no kuri Facebook. Kuri uru rubuga uba ushobora guhabwa ubujyanama kuri WhatsApp yawe, SMS ndetse na email ukoresheje ibyo ngibyo. Byose bigakorwa mu ibanga nawe umenya uwo uriwe, kandi ubwo ugahabwa ubujyanama bukubereye. Life Compass, habwa inama y'umunsi ku gihe, wirinda ko inshuti zawe zigushyira hanze cyangwa se zazagushyira hanze nyuma y'uko wazisangiza amabanga yawe. Umugore wa nyawe w'umwizerwa akuraho gushidikanya, mu gihe umugore w'indyarya arimo gushidikanya mu biriho. Uba ushobora kumubaza uti ariko buriya wari urihe? Umugore uguca inyuma najya gusubiza iki kibazo azatomboka nk'inzoga ya champagne. Buri kibazo umubajije ahita agifata nk'aho uri kumushinja ibintu runaka, amakosa. Bisa nk'aho buri kiganiro mugiranye nawe cyangwa se ugiranye nawe mu buryo nawe utazi gitangira kujya gihinduka impaka n'amakimbirane. Azabizingazinga uko abizinze kugeza wowe ubwawe wumvise ko uri gukora ikosa kuba uri kumubaza ibibazo nk'ibyo. Ubwoba bwe buba busigaye bushingiye ku guhangara ukuri. Iki gihe uzaba ufite ikimenyetso simusiga. Ukwirwanaho ni nk'umubavu umuntu wishinja amakosa yitera igihe ashaka guhisha amakosa ye. Uyu mubavu uzawumva, uzawuhumurirwa buri gihe mu kiganiro cyose gitangizwa n'ikibazo kigira kiti kubera iki unyizera utanyizera. Ikimenyetso cya kane ari nacyo cya nyuma, umugore uguca inyuma aragenda agatwarwa cyane kandi agahangayikishwa n'uko agaragara. Ntabwo umugore udacana inyuma ari ukuvuga ko abasa nabi, ahubwo sinzi uko bigenze, gusa ugiye kubona ubu natangiye gushashagirana. Imibavu mishyashya, izo ni parufe, imyambaro mishya, imyitwarire mishya. Bisa nkaho yatangiye kwambara nk'ufite intego ashaka kugeraho. Asigaye yifotora amafoto menshi yireba muri miroir cyangwa se kirori, asa n'ushaka kuzamura ibyizere bye. Abasigaye afata amasaha menshi yimeza neza mu buryo bwo kwireka urukundo we ubwe. Ibyo ntabwo ari ukwitaho, ari kwiyamamaza, ari gukoresha ishusho ye nka rukuruzi ku bandi. Icyizere yigirira gihinduka ubwisho bwe. Umugore w'umwizerwa amera neza, asa neza, agamije amahoro, mu gihe umugore uguca inyuma ashashagirana agamije amaso y'abantu. Iyo umugore aguca inyuma ntabwo abyirega, ntabwo abyicuza, ahubwo arahinduka. Telefone ye ihinduka ingabo imukingira, inshuti ze zihinduka ubwisho bwe. Ukwirwanaho kwe mu makosa bihinduka amayeri ye. Uko agaragara bihinduka igihembo cye, birahinduka ku rwego rugaragara. Ntabwo uzamufatana igihanga, ariko imyitwarire ye ntabwo izakubeshya. Igihe ubunyangamugayo bw'umugore bwatakaye, umubiri we ushobora kuwugumana, ariko umutima we n'ubugingo ntabwo ushobora. Nyamara igihe cyose amahoro ye atakiyavana kuri wowe, undi muntu uri hafi yawe cyangwa se ku yindi mpera y'isi azaba ari kumukuramo akazi. Mugire amahoro n'ubugingo. Iyi ni Montagne Rwanda, ibiganiro nk'ibi ni hano bikurikirana. Iki kiganiro wagikunze, dore ikindi wareba kuri screen yawe cyangwa se ku kirahuri cyawe, kandi nanagishyize muri comment hasi munsi y'iyi video hari link nashyize zigera kuri 3. Nitwa Samuel Mugisha, naho ubutaha.